Oh yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize. Ari nako twari turimo turasiga bamwe batarimo barumvikana. Barimo baribaza ati bino bintu ni ibiki mwazanye aha ngaha atari ibyanyabyo, ariko umwami yatangiye kuba yavuga ati umva wa mukobwa we, ndagira ngo ugire kuba wakubaha buri umwe uri aha ngaha. Ibitari ibyo ngibyo ino nkota urimo urabona aha ngaha iraza kuba yagucamo. None se nkubaze, urimo urashaka kuba wapfa? Ubwo mwami nicyo kintu yatangiye kuba yabaza, ariko agatangira kuba yavuga ati niko iyo nkota rwose ni hatari. None se ko mbona wambaye koko nk'abami cyangwa se nk'abantu bo muri icyo gihe cyo ku bwami, ndabona wambaye neza wagira ngo uturuka muri ubwo bwami neza neza, n'ukuntu ukoresha inkota wagira ngo uri uwa nyawe cyangwa se nyine uturuka muri icyo gihe. Ubwo abagabo nicyo kintu nyine batangiye kuba bakibaza. Umukobwa nawe akavuga ati ntabwo bishoboka, iri ni ikanga, ariko ino nkota ni iya fake, mwebwe murimo murizera ibintu bitari byo. Ino nkota ni iya fake. Abandi bagatangira kuba bavuga ati iyi ngiyi ni Dragon Talisman, iyi ngiyi rwose nibyo, iyi ni Dragon Talisman, ni iya nyayo. Umugabo nyine batangiye kuba bavuga ati iyi ngiyi ni Dragon Talisman, iyi nyine ituma abasirikare cyangwa se ni nk'iyo bahereza abasirikare akaba ari nk'itegeko bekerekana ko bivuye ku mwami. Ubwo hari umugabo watangiye kuba yavuga ati reka nze mbaze umwarimu wanjye ukuntu ibintu bimeze, ansobanurira ambwira ukuntu bino bintu bimeze, ntabwo ndimo ndabyizera, eka ari ibya nyabyo. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yavuga ati umwarimu wanjye yaranyigishije, ni umuhanga mu bintu byo kuba yamenya amateka no kuba yacukumbura. Rero ngiye kuba namubaza ku bijyanye nyine na talisman ndetse n'ibintu by'ibwami, agiye kuba yaduhereza amakuru. Ubwo nyine abantu babigize impuguke n'abamenyi nuko batangiye kuba bavuga ati reka mbaze umwarimu wanjye. Aho ku rundi ruhande hari umugabo nawe uhari, nuko nguko aba arimo arisomera ibintu by'ibitabo. Gake nawe nuko nguko aba arimo arasoma, dore abapampe baba bamuhagaze hejuru batanahumeka batabuja. Telefoni yasona bakibuka ko bagomba kuba bayihereza bosi wabo. Tayari dore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati bosi we barimo baraguhamagara, tayari kandi abikora arimo aranavuga icyarimwe. Nuko batangiye kumubaza ati profesa we, hano hari ikintu utakizera navumbuye, ndagira ngo ube wamenya ari ibintu hano, ndagira ngo mbe namenya niba nakabyizeye, niba ari ibyanyabyo. Hari ikintu nshaka kuba nabona hano. Ndi kumwe na Etaniyi amagazi iruhande rwanjye, Etaniyi uturuka mu bwami bwa kera. Ubwo umwami nyine uwo mugabo yise atangira kuba yakikangamo akavuga ati ngo iki ibyo ni ibiki arimo arambwira, reka mbanze ndebe ibyo bintu arimo arambwira niba ari byo ngomba kuba nabyemeza, ariko sindimo ndabyemera. Ibyo bintu se nabyemera nshingiye kuki? Umugabo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga ati none se inkota inkota. Umugabo nyine yatangiye kuba yavuga ati inkota yo muri Shwani ya Yuani, ubwami nyine bwa Shwani Yuani. Ubwo nuko nguko ifoto yari we kare barayimuhaye, batangira kuba bavuga ati dore ukuntu yambaye n'inkota ndetse afite na talisman. Ubwo umugabo nyine uyu nguyu ngo ni umwarimu we, baramwohereje nyine ngo abanze arebe ukuntu ibintu bimeze niba byaba ari ibyanyabyo. Nawe nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati we ibi ngibi ni byo guturuka mu bwami bwa kera. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati nyine naba empera ibambere. Ubwo nuko yatangiye kuba yavuga ati gute byashoboka, ibi bintu bishoboka gute byaba ari byo? Ubwo nicyo kintu nyine arimo aribaza. Profeseri baramuhamagaye, rero niko ukuntu yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu se koko byaba ari ibyanyabyo, byaba ari byo, byaba ari byo. Ubwo umugabo nyine nicyo kintu arimo aribaza, agatangira kuba yavuga ati se koko ni ibyanyabyo. Afite nawe kuba yashidikanya. Nawe umuntu akubwiye ngo yaturutse mu gihe cya kera, niyo yakubwira ngo yapfuye ejo cyangwa se nyine ngo yapfuye ejo bundi, none ngo niwe ugarutse, ibyo bintu kubyizera byakugora. Dore umwami nuko nguko akoresha inkota asubizamo abaginga bakikanga. Dore yara nuko nguko yikanga. Ariko nyine umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati Mr. we kabisa wabibonye se, wabibonye none wamaje kuba wabyiyemerera. Ubwo Mr. ni umwe umugurira utuboro. Umukobwa nawe atangira kuba yamubwira ati wabibonye bino bintu byose ari ibyanyabyo, rero mbwira igiciro cy'amafaranga uri buze kuba wampereza, kuko bino bintu byose ni ibyanyabyo. Ndakeka umaze kuba wakonfirima bitewe n'ukuntu ubonye umwami abikoze. Abandi bagatangira kuba bavuga ati bino bintu rwose ni ibya kera, bino bintu byose ni ibya kera, ngiye nabyemeza rwose, bino bintu ni ibya kera. Ahubwo ngiye ndashaka kuba namenya ukuntu bino bintu turi buze kuba twabigura. Uwo ni Mr. nyine umwe umugurira utuboro. Yatangiye kuba yavuga ati bino bintu ikintu tugiye kuba twabikoresha tugiye kubijyana muri mize. Noneho mize niri buze kuba yashyiraho igiciro. Umukobwa yaravuze ati ngo iki
muri mize gute se? Ubwo abandi bagatangira ati ufite ubwoba, ibi bintu tugiye kuba twabijyana muri mize niri budushyirireho igiciro kuko ano mafaranga ni menshi. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ubwo urumva ibintu mugiye kunkorera ari byo ra? Ibyo bintu ko numva atari byo, none se ubwo ngubwo ntimugiye kuzana udufaranga dukeya kandi mwari kuyabona? Umukobwa baramubwiye ati oya inshuti yanjye Chloe, nyizera kuva na kera se ubize ko ngewe utuntu nyine tugize nyine tw'agaciro ari ngewe utuhereza. Rero byizere bino bintu birenze urwego rwacu, birenze ubushobozi bwacu, rero bifite agaciro gahambaye. Rero tugomba kuba twabijyana kuri mize, none tukaza kuba twaguhereza amafaranga, cyane cyane ko na mize ishobora kuba yaguhereza igihembo cyihariye nk'umuntu wavumbuye ibintu bidafite agaciro. Rero urabyumva ko bashobora kuba baguhereza amafaranga menshi nk'umuntu wavumbuye ibintu bya hatari. Dore Yara ndetse na Paul batangiye kuba baryana inzara, turimo urabyumva ra? Ibyo bintu birimo urabyumva wowe? Umugabo nuko nguko arimo arareba, ariko kwitegereza neza hari icyo yabonye, ati ngo iki iki ni iki? Ubwo nuko nguko batangiye kuba bareba ati iki ni igiki, reka ndebe. Ubwo abandi baracyarimo barajujura, baracyari mu magambo. Ubwo ngubwo hari uwatangiye kuba yavuga ati iki ni igikira, iki ni igiki? Kwitegereza neza yatangiye kuba yavuga ati ko mbona iyi ari nyine ari kashi y'ibwami, iyi ni kashi y'ibwami. Ubwo nuko nguko nyine batangiye kuba bayireba, bose nabo bakavuga ati iki ngo kashi y'ibwami, ibyo bintu se ni ibiki? Undi yatangiye kuba yakitegereza akareba ngo ni kashi y'ibwami. Dore nuko nguko yatangiye kuba yayireba ati ise yaba ari iya nyayo? Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati reka nze turebe niba kuko ari kashi y'ibwami nk'uko murimo murabivuga. Ubwo nuko nguko yaje kubitaho ngo arebe niba ari kashi. Kashi yayikubiseho, ese irafashe, irakunze, irakoze, tayari. Dore ni ibya nyabyo, ni kashi y'ibwami, ntago ari ukwibeshya. Dore ni kashi y'ibwami, barayibonye batangira kuba bavuga tuzuka ari yo we, ni kashi ni iya nyayo, ino kashi ni iya nyayo, ni ibwami. Ubwo nuko nguko nyine batangiye kuba bavuga ati ngo dore ni kashi y'ibwami. Mwiba mwibuka neza Chloe yari yayijyanye, umwami ni nayo yagarutse aje kuba yareba, nicyo cyatumye kimugarura. Batangiye kuba bavuga tuzuka ari iya nyayo we. Ibi bintu ni iby'agaciro, birenze ubushobozi bwacu cyangwa se birenze ubwenge bwacu, bitewe n'ukuntu ino kashi ibi yigize ndetse n'ukuntu imeze, ni iby'ibwami, birabigaragaza ko ari iby'ibwami. Nyiri kuzana nyine ibyo bintu byose arihagarariye. Ubwo batangiye kuba bavuga ati niko muko uzuka ino kashi yonyine baduhereza ibihumbi nyine nka miliyoni nk'ijana, miliyoni 100 bahita baziduhereza, bahita baduhereza miliyoni 100 ku kanya kuri ino kashi y'ibwami. Muzane iyo kashi, ahubwo nicyo kintu gihenze kiri mwahangaha, mukizane. Tugomba kuba twajya mu kigo nyine gipima ibintu, tukabanza kuba twakemeza niba ari umukobwa nawe yikanzemo kumva miliyoni 100 nyine z'amadolari kuri ino kashi. Nawe yarebye utyo tayari, aho ngaho hari imodoka zirimo zirahagera gake gake. Dore nuko nguko zirimo ziraza, iziza gake gake, tayari. Dore imodoka nuko nguko zirimo ziragenda zishoreranye, zihekeranye. Dore nuko nguko, reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, udacikanwa, utabura no mahirwe. Reba neza niba ukoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Aho ku rundi ruhande hari urimo uravamo imodoka agendamo, nuko nguko zimuzana. Dore uyu nguyu ni wa mwarimu twabonye, hari n'abandi bazanye tayari. Dore nuko nguko barimo baraza gake gake, wa mwarimu bahamagaje barimo baramubwira ku bijyanye nyine na Trasman ndetse n'ibijyanye n'inkota no ku mwami n'ibijyanye n'ubwami nyine bya kera. Yari amaje kuba yagira ngo harimo araza, hari abandi bazanye gake gake. Dore nuko nguko barimo baraza. Ubwo agatangira kuba yavuga ati niko munyereke uwo nguwo, ngo ni umwami, mumunyereke, ndashaka kuba nabonana nawe. Umwami dore naho ngaho yibereye. Undi yahise aza yirukanka cyane, arimo aramubwira ati profesa wahageze ngwino njye kuba nakwereka. Undi agatangira ati wanga we, iminsi myinshi rwose, none we igihe nakwigishirize kuba nyine wavumbura utuntu, nyuma nanyu muvumbuye ibintu ntigeze mbona na hambere hose. Undi agatangira kuba yamubwira ati ibyo nakweretse kuri video ku bijyanye nyine n'inkota y'abaswaniyani ndetse na Dragon Trasman, ndashaka kuba nabibona, binyereka ibyo bintu byose nk'ukuntu wabivugaga. Nshaka kuba nabibona mpure n'uwo mwami wa mbere, ndashaka kuba namwibonera, umwami nshaka kuba namubona. Ubwo nuko nguko umugabo nyine yakamijije mpaka abonye umwami, agatangira atari ko ngewe nabonye neza birimo birahura, ibintu wanyoherereje nabonye birimo birahura neza.
wanga we, ibintu wanyoherereje nabonye birimo birahura. Abandi bagatangira kuba bavuga ati kabisa, bitewe n'ukuntu nyine twebwe twaturutse kure cyane, ibi bintu ngiye rwose umushuti wanjye yampamagaye, nanjye mbona ntabyihererana cyangwa se mbona ntabura kuba naza kubireba. Nshaka kuba nakihurira n'umwami nkamenya neza niba biri seri. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati yego se niko ibintu bimeze. Abandi bagatangira ati nanjye nafashe urugendo, nshaka kuba nakonfirima ibintu mwanzaniye kuko niba ari ibya nyabyo. Nshaka kuba namenya amateka mushaka kunyereka niba kuko ari nyayo, kuko amateka nyine bano basaza baba bayazimo gake gake. Rero ashaka kuba yamenya ibyo yize nawe ibintu yavutse bavuga niba kuko byaba ari ibya nyabyo. Agatangira kuba yavuga ati niba kuko igihugu cyacu gishobora kuba abami bagihari, urumva ko byaba ari iby'agaciro, twabona amafaranga menshi, ibintu byose isi yose twayiyobora, isi yose twayiyobora kuko yadufasha kutugeza ku bindi bintu bya kera, kuko mu bwami nyine murabizi habaga harimo ibintu by'agaciro. Rero bano basaza batangiye kuba bavuga ati rero batugeza, cyangwa se umwami niba hari yatugeza ku bindi bintu by'agaciro bya kera, murumva se bitaba ari ibintu byiza? Umukobwa arimo arabireba, akabireba yatangiye kuba yavuga ati oya, wapi bino bintu ntago ari byo, ntago ari byo. Umukobwa nuko nguko yitegereje umwami, rero atangira kuba yavuga ati umwami nibaramuka kuza kumenya ko nyine ahari, baraza no kuba bamenye inzira yamuzanye cyangwa se inzira yaziyemo, bitume baza bajyayo, kandi ibyo bintu byaba ari bibi. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro. Umukobwa niko kuntu nyine yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro, hari ikintu nshaka kuba nakubwira. Hano hantu hari urusaku rwinshi, rero ntago ari byiza kuri wowe kuba wakumva urusaku nk'uru nguru. Reka mbe nagusubiza mu rugo, hari ikibazo? Reka ngusubize mu rugo. Umukobwa nicyo kintu yavuze, ariko ahita abona yakasha, aravuga ati no kashe n'ubundi niyo yari yakuzanye, reka nze nyimusubize, ngwino tugende. Ubwo niko yafashe umwami ati twagiye. Itayari dore nuko nguko bagiye. Abandi bagatangira ati niko munyereka uwo mwami, umwami ari hehe? Nshaka kuba nahura nawe, nshaka kuba nahura n'umwami, nshaka kuba namuhura nawe bitewe n'ukuntu nabonye nyine yambaye, nta gushidikanya uriya ni we. Abandi nabati rwose uriya nanjye nabonye ari we mugani, ukuntu yambaye nabonye ari umwami nyawe, cyangwa se nabonye ari umwami. Rero nta gushidikanya, reka tube twagenda. Umukobwa yabonye inzira imugeze bwami, rero ni ukuvuga ati twagiye. Itayari dore umwami nuko nguko yagiye, abandi barimo baraburana. Umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yakatsa ikinyabiziga cyiwe. Itayari dore nuko nguko bagiye, gake gake baragenda. Ibintu biraherera he? Ibintu biragenda ute? Itayari dore abandi baragiye, abandi basigara barimo baribaza ati niko bari hariya, umwami yari ari hariya agiye he? Umwami yari ari hariya yaba agiye, abandi nabo byarabacanze ati ngo nguki agiye he se? Uwari utuzanye agiye? Dore bose nuko nguko barebye, bakibaza atagiye hehe we, ko yari ari kumwe n'inshuti yanjye Chloe, bombi se bahise bagenda. Ubwo ni Mr. nyine umwe ugura utuboro, nawe arimo aribaza ahantu umwami agiye, kubera ko ajya amugurira utuntu tw'utuboro. Abandi bakibaza ati niko munyereka uwo mwami, munyereka umwami. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati yari ari hano, ariko sinaba nkubeshye. Ubwo abandi bagatangira kuba bavuga ati ni gute mwaza mubeshya ahangaha, icyo ni igisebo rwose, ibi bintu murimo muravuga ni gute nabyizera? Ubwo niko yarebye inyuma ahita areba ati zanga we, ndagira ngo uhita ujyana nyine ibi bintu byose nyine mu kigo gishinzwe nyine kuba basuzuma bino bintu. Nshaka kuba namenya niba byaba ari byo, kugira ngo nze kuba nakonfirima koko niba n'umwami yageze ahangaha bino bintu ninsanga atari ibya nyabyo. Ntago nyine ndibuze kuba nakemera ko umwami yari ari aha, ariko ngendeye ku bintu byose ukuntu byari bimeze, muze kuba mwamenya ibi bintu niba bifite na garanti y'umwaka umwe, bitewe n'ukuntu narinje nje kuba nakishakira umwami. Rero muhere kuri bino bintu byose ibiri ahangaha tuze kuba twamenya ukuri. Ubwo nuko nguko nyine yari yatangiye kuba yavuga ati Chloe, ahita ikindi gihe ngiye nzaza kuba nakwiyereka, uncitse ntakubonye, ariko ikindi gihe tuzahangana. Umukobwa nyine arimo arikururira abanzi, uwitwa Yara ndetse na Paul, ebo ni ukuzamuhiga hasi hejuru. Ku rundi ruhande hari abarimo baraza, umwami ndetse na Chloe. Dore nuko nguko barimo baragira aho ngaho. Ubwo Chloe yatangiye kuba yavuga ati urabona twagarutse. Dore ba minisitiri nabo nuko nguko babiteguye kuba batanga ibirego cyangwa se raporo. Ubwo batangiye kuba bavuga ati muri iki gitondo ni ibiki mugiye kuba mwambwira umwami. Nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati
muri iki gitondo ni ayahe makuru mugiye kuba mwankubita cyangwa se mugiye kuba mwampereza? Abaminisitiri nabo dore amakuru baba bayafite ku gihe, amakuru aba yabagezeho kare. Ni uko nguko batangiye kuba bagenda kandi uyanayasoma nyine upfukamye mu rwego rwo kubaha ayo makuru. Yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro, mu makuru dufite hano mfite amakuru atari meza, mfite amakuru mabi. Minisitiri nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati mfite amakuru mabi, ati Siyoni Guni atashobora kuba ari ku mipaka nyine. Abasirikare ba Siyoni Guni bari ku mipaka, bagiye kuba bakataka amatwari yacu ya Kiyani, bagiye kuba batwataka. Umwami nicyo kintu batangiye ko bamubwira ati rero nyiricyubahiro, urumva ko ari ibibazo ku bwami bwa Kiyana, ni ibibazo rero urimo urumva ko Isiriyawo ari hafi nyine agiye kuba yazana n'abasirikare biwe bagiye kuba bahagera. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga, akavuga ati Isiriyawo ari hano hafi ndetse n'abasirikare biwe bagiye kuba bakata ku bwami bwacu. Rero urumva ko ari ibintu bitari byiza cyane. Noneho umwami nyine wabo yamaje kuba yapfa, nta buyobozi nyine bafite, ubayoboye ameze nk'ikibandi, nyine ni igikomangoma rewe kigiye kuba cyaza kuko umwami yapfuye. Umwami yapfuye ni igikomangoma kigiye kuba cyakataka. Urumva ko rero umwami twari tubanye neza, ariko igikomangoma cyo bakigiye mu matwi, rero bagiye kuba bakataka igihugu cyacu. Amatwari yacu ari mu bibazo cyangwa se ari mu byago, dore n'abandi baminisitiri nabo bakabyumva. Urumva ko nyine ari ikibazo ku bwami bwa Kiyana, ni ikibazo. Undi yatangiye kuba yavuga ati rero abagabo bari impande n'impande, kandi rero dufite n'abandi banzi duhanganye. Ubwo n'abandi nabo bagatangira kuba bavuga ati nyiricyubahiro, nanjye mu makuru mfite, nyiricyubahiro we, nanjye mfite amakuru. Ubwo nuko nguko bose batangiye kugenda bavuga ati bigendeye ku kinyejana nyine, mu binyejana byagiye bishira cyangwa se uko ibinyejana bigenda byihirika, ukuntu ibintu birimo biragenda biratwereka ko nyine ubwami bwa Siriyawo burimo buragenda bukomera cyane, kandi ntabwo byaba ari byiza kuza kuba twahangana nabo. Nta kindi kintu twaza kuba twabakora na nyine ubwami bwa Siriyawo burakomeye cyane. Rero batangiye kuba bavuga ati nta mbaraga dufite, cyangwa se nyine nta mbaraga dufite zo kuba twahangana na Siriyawo. Intambara rero urumva ko iri buze kuba nyine yatugwa nabi. Ntabwo ibintu biri buze kuba byashoboka ko tuza kuba twatsinda ubwami bwa Siriyawo. Umukobwa arimo arabyumva ko bageze mu gihe nyine cy'intambara. Umukobwa muri make nyine agarutse aha ngaha bameze nk'aho bari mu gihe cy'intambara. Ubwo ngo ubwami bwa Kiyawo bagiye kuba babwataka, ngo igikomangoma Irewo niwe kigiye kuba cyakataka. Rero abandi batangiye kuba bavuga ati twashatse amahoro. Abandi baminisitiri nabo bagatangira kuba bavuga ati niko we kuri umukampanyi, turajya gushaka amahoro gute tutarwanye? Ni gute tujya gushaka amahoro aho kurwana? Abandi nabo bagatangira turi umugambanyi, uri umugambanyi. Umukobwa nyine yarabumvisha ukuntu batangiye kuba basubiranamo, arabyumva ariko aripowera cyangwa se nyine arituriza. Umwami yahise avuga ati mumufate mu mujyane, uwo nguwo urimo uratanga nyine ibintu by'uburwari. Ubundi umusirikare ni umusirikare utita ku bintu ngo birakomeye, ahita yishora. Undi yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro, kubera iki ko cyari igitekerezo? Undi nyine yazize gutanga igitekerezo ngo ni gute ngo bari bushake ngo amahoro batarwanye, ibyo ngibyo ni ibiki? Undi yatangiye kuba yavuga ati twagashatse ukundi kuntu twabikemura ubwami bwacu butarwanye. Bamujyanye utyo bamubwira ati wowe tugenda urimo urashaka guhangana n'igihugu. Umukobwa nyine yarabirebaga ukuntu umwami yasomaga amategeko cyangwa se nyine yakurikizaga itegeko. Abandi bagatangira ati nyiricyubahiro we, rero ndewe ndagira ngo mbe nakubwira, bigendeye ukuntu ibintu bimeze, ngiye ndumva twakarwanye. Aho hari umusaza nyine urimo uravuga atarumva bakarwanye. None se wavuguruza umwami amaje kuba yajyana uwa mbere bitewe n'uko avuze ngo ntibarwane, wowe ukagumya uvuga ati ngo ntimurwane? We yatangiye kuba yavuga ati rero ndimo ndumva twakarwanya, ahubwo tugategura abasirikari bakarwana. Umukobwa niko arimo arabyumva. Umwami nyine nawe hano ngaha ibintu biba byagucanze. Uzi umwami kuba yiviriye muri kiriya gihe, yagira ngaha kumva ngo nyine ngo barimo barategura imirwano ngo bagiye kubataka. Hano uhita ucumba. Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati none se aba bantu bagiye kuba barwana, burya ibi bintu byabayeho by'intambara koko? Umukobwa nicyo kintu nyine arimo aribaza ati bya bintu koko uzi uko byabayeho, aba atari ukubeshya bari ibya nyabyo? Ubwo umwami yatangiye kuba yavuga ati nta kindi kintu turi buze kuba twakora, ni ukuza kuba twarwana. Turarwana uko byaza kuba byagenda kose, nta kindi kintu kiri buze kuba cyaba.
usibye kuba twarwana turarwana tutitaye, ahubwo abasirikare tugomba kuba twabanza tukabagaburira bakaza twiteguye. Umwami nicyo ngicyo nyine yatangiye kuba yavuga ati mugende mubwire abasirikare bose, mubwire ibisirikare ndetse n'udusirikare, nako udusirikare ntatubaho, ati ibisirikare ndetse n'abasirikare mugende mubategure, mubagaburire, mubahereze ibiryo intambara itangire bariye banahazi. Ibimanitse ubwo abandi nabo bakavuga ati yego nyiricyubahiro, turakumva nyiricyubahiro. Dore nuko nguko nyine bagomba guhita bamanuka, ariko ngo hari ikigomeke kitamanuka. Nako ntago ari ikigomeke, n'uwavuye ahandi utazi ukuntu bikorwa. Nta kwinama, gake gake akabona abandi bose bamanutse. Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati yego nyiricyubahiro, nyiricyubahiro. Hano utavuze nyiricyubahiro urapfa. Yatangiye kuba yavuga ati rero ndabona muri busy, nanjye rero nagenda, reka mbe nagenda, ndabona muri busy mu kazi, nanjye reka mbe nakerekera, reka mbe nagenda, rero nzaba nagaruka mu nyuma. Undi yahise avuga ati buretseho gatoya, iba witonze umwami nyine. Ariko amajije kuba yabona agakobwa nyine akava mu byiwe. Niba umwami nta mugore agira, niba bimeze gute kuri ino myaka? Mbizi ko babaga bafite nk'abagore nk'ijana, ariko we ndi kubona yitaye ku gakobwa katurutse ahazaza. Umwami nuko nguko yaje yitegereza umukobwa, aramwitegereza, atangira no kuba yamukoraho. Gake gake umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati iki ibintu nyine hano bita binagucanga. Umukobwa nawe yatangiye kuba yakitegereza ati iki ibi bintu ni ibya nyabyo se? Umwami nawe yatangiye kuba yavuga ati kurowi, yewe kurowi. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati witonde, cyangwa se nyine wirinde aho ugiye kuba wajya hose, wirinde ibyo ugiye kuba wakora byose. Umukobwa nawe agaseka bitewe n'ukuntu umwami arimo aramwitaho. Yatangiye kuba yavuga turakoze cyane nyiricyubahiro, urakoze cyane, ngomba kuba nakitaho nk'uko bivuze. Umukobwa niko yahise atangira kuba yafata ipikipiki ye, itayari kwerekera nicyo kigiye kuba cyakurikiraho kugenda. Umwami nawe nuko nguko arimo arareba, ariko bagiye kuba bajya mu ntambara. Ibyo byo ntimubyibagirwe, ni ukuvuga ngo umukobwa ashobora no kuzagaruka, umwami cyangwa se buno bwami butakibaho, byararangiye. Ubwo niko yahise apepera umwami amubwira ati bayi mwamikazi. Ubu ngubu uno mukobwa n'uguhita amubwira ati nshaka kuba umwamikazi, ngahita nyobora hano kunoza mu isi ya kera, nkazana hano nkajya nza, ngahita mba noneho na misi w'isi, nkaba misi ku isi, nkaba umwamikazi mu gihe cya kera. Urumva urwego umwami niko nawe yahise apepera avuga ati bayi. Umwami yaratwawe, undi yahise yigendera. Dore moto nuko nguko ayitwara, ariko hari ikintu ataye, hari ikintu yataye aho ngaho. Uminisitiri umwe arimo arareba, yatangiye kuba yavuga ati iki ni igiki we, iki ni igiki ataye. Ubwo nyine minisitiri yarakibonye, atangira kuba yakibaza ati iki ni igiki uno mukobwa ataye, cyangwa se ni igiki ataye. Ubwo kiri aho ngaho imiziki yatangiye kuba yakikina, bose batangira kuba bavuga ati yewe ibi ni ibiki? Dore imiziki yatangiye kuba yakikina, hari icyo umukobwa ataye. Dore umukobwa ni ahangaha ageze, icyo atazi ko ni uko hari icyo ataye, noneho imiziki isigaye irimo irikina. Umukobwa nuko nguko ari aho ngaho. Yageze aho ngaho, ntumbaze ngo abaye iki, cyangwa se nyine ngo bigenze ute. Nuko nguko yageze aho ngaho ahita afata feri, vuba vuba ahita afata telefoni yiwe. Niko yatangiye kuba yafata telefoni yiwe, atangira kuba yavuga ati wakiriye miliyoni 10 z'idolari, urazakiriye, zimaje kuba zagera kuri banki. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati ngo iki miliyoni 10? Ibi ni ibiki? Umukobwa yahise abona miliyoni 10. Aya ni amafaranga menshi, by the way, ni amafaranga menshi. Umukobwa rero yatangiye kuba yavuga ati miliyoni 10, izi ngizi ni nka miliyari 10 mu manyarwanda, ariko umukobwa nyine azakiriye mu madolari. Niyo mpamvu nawe arimo arabona ari makeya, buriya ari nko mu manyarwanda nibwo wabibona. Naserebura nako ntago naserebura, nahita nipfira. Umukobwa niko batangiye kuba bamuhamagara bamubwira ati niko nshuti yanjye, bigendeye kuri bya bintu bya kera rero byose twabyohereje muri mize, tumaje kuba twabyohereza muri mize. Amafaranga rero yavuyemo wabonye ko nayakoherereje, amafaranga nayaguhaye. Undi yatangiye kuba yavuga ati amafaranga nayabonye, amafaranga nayabonye yose, nayabonye kandi wakoze. Umukobwa nyine yatangiye kuba yashimira Misterine nyine niwe muntu burimo uramufasha, agenda amugurishiriza. Ariko ubwo ngubwo urumva ko havuyemo nka miliyoni nka 20 cyangwa 30, kuko umukobwa niwe bagomba guhereza makeya, kuko niwe muntu uba utanahari utazi ukuntu bimeze. Ariko miliyoni 10 zari zimuhagije kuri we. Yatangiye kuba yashimira avuga turakoze cyane Misterine we,
itayari dore agatwenge, idore utuntu twitwa ibyishimo turimo turamusaguka. Ibyaramurenze ubwo ngubwo niko yahise afata telefone vuba vuba, atangira kuba yafata telefone avuga ati reka nzi imbanze mpamagare mama. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati bite mama. Undi niko yahise atangira kuba yavuga ati Chloe uri hehe, ibite byawe ubwo ababyeyi namwe murabazi. Yatangiye kuba yamutuka akamubwira ati niko umunsi wose ntarimo ndakubona ntabona telefoni yawe, ese bundi bite byawe ibyo ni ibiki? Ndagatangira ati mama wihangayika mama, ngiye kuba naza ntugire ikibazo, ngiye kuba nagira ngaho cyangwa se ngiye kuba naza ntugire impungenge. Urimo uranyumva se mama? Halo mama, urimo uranyumva? Ngiye kuba naza nonaha ku bitaro, ngiye kuba naza kukureba ku bitaro muri kano kanya, ngiye guhita naza cyangwa se ngiye kuba naza nonaha ubu ngubu. Kandi ngufitiye n'amakuru meza nshaka kuba nakubwira, nshaka kuba nakugezaho. Umukobwa nyine ngo agiye kuba yareba mama we ku bitaro. Dore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati nyuma na nyuma nabonye amafaranga yo kuba nakita kuri mama, nabonye amafaranga yo kuba nakita kuri mama, ngomba kuba namusanga cyangwa se ngomba kuba najyayo kumureba. Umukobwa nicyo kintu yavuze. Itayari dore Imana nuko nguko ica inzira, hahandi uba udafite n'amafaranga na make ariko ukaza kuba wayabona. Ku rundi ruhande aho ngaho tugaruke mu bwami, hari abageze kuki? Hari abageze kuki? Dore iyo ngiyo ni tabureti, ariko se bano barayizi? Dore umwami niwe uba wigize ndimbati, niwe uba wifuye yigize umuheta, ariko akayireba akavuga ati iki ni igikira, aho nigiye iki ngiki ntari nakibona, cyangwa se aho nagendeye ko ntari nakibona. Dore nuko nguko yarebye ibijyaho biramucanga, atangira kuba yakibaza ati ibi bintu ni ibikira. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yakumva ama voice note y'umukobwa arimo aragenda avuga ati ndabikoze nabikoze. Ubwo bagatangira kuba avuga ati niko iryo jwi si iryo wa mwana ra, iryo jwi si irya wa mwana numvaga mu kanya, iryo jwi ni iry'uriya mwana. Ubu si umurozi we, ubu si umurozi urumva atarimo aratuvugisha. Undi yatangiye kuba yavuga ati we tuza, iri jwi ni irya Chloe ndamuzi cyangwa se ndarizi. Undi yatangiye kuba yavuga ati yego mwami ndakumvisha. Ubwo yaratangiye kuba yavuga ati no murozi arimo aratuvugisha. Kandi nyine ni amajwi nyine cyangwa se ama voice wohereza kuri WhatsApp, niyo barimo barakina, bari kuri WhatsApp y'umukobwa. Kumwe uhuza nyine WhatsApp muri tablet ndetse no muri phone cyangwa se phone ebyiri. Rero barayahuje batangira kuba bavuga ati reka twumve, biratangaje. Umwami nicyo kintu nyine arimo aravuga ati biratangaje. Abaminisitiri nabo bagatangira ati niko ibyo bintu se kuko ibirimo birakora cyangwa ibyo bintu ninjye ufite ikibazo cyo mu mutwe? Umwami yagiye mu application atangira kugenda areba, agenda yirebera akavuga ati reba ukuntu birimo biragenda we, ibi bintu ni ibiki? Iki kintu se ni bwoko ki? Bwo bano babyabacanza abami ibajyaho birabacanga biramarenga, bose byarabarenze bakibaza ati ibi bintu birimo birakora gute, ibi bintu birimo birakora gute? Ko ntarimo ndabimenya ibi bintu rwose. None se iki kintu gishobora kuba cyagera he? Ko mbona ndimo ndirebamo ngewe, ndimo ndibonamo. None si ngiyi ni miruwari, ni miruwari ya bronze. Ibi ni ibiki? Ubwo ngubwo umukobwa nuko nguko ari aho ngaho arimo aravuga ati vlog y'uyu munsi ndi kumwe na mama wanjye, ibintu ni ibitangaza. Dore mama wanjye turi kumwe, mama ibaraza kuba bagukorera surgery, ibintu byose biraza kuba byamera neza. Umukobwa nyine ari kuri vlog, ibintu bimeze neza. Ubwo vlog mama ariko ntago ameze neza. Yatangiye kuba yavuga ati ntago ariko ngiye mbikeka, ntago ndiko ndimo ndabikeka, ariko ikizima ni ukuri hano cyangwa se ikiza ni ukuri hano. Ibintu byose ndumva nta bwoba noneho mfite ubwo uri hano mwana wanjye. Undi yatangiye ati turabikora mama, turabikora na mama ati yego turabikora. Umukobwa wari muri vlog ati vlog. Ubwo ngubwo akiri aho ngaho hari icyo yabonye. Umwami nawe yatangiye kuba yavuga ati ibi ni ibiki? Chloe dore Chloe nuko nguko ngo kureba niba bamuhamagaye kuri WhatsApp. Yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro. Umukobwa niko yahise abona umwami dore nawe yatangiye kuba yavuga ati Chloe urimo uranyumva Chloe ni wowe? Dore yamuhamagaye video call. Undi yatangiye kuba yavuga ati mwami yewe nyiricyubahiro ni wowe. Umukobwa nyine yarabirebye atangira kuba yavuga ati ntago nabyizera, ko ushoboye kuba wampamagara ntago nabyizera ko umpamagaye. Ibi byaba ari ibyanyabyo? Umukobwa nyine yatangiye kuba yakibaza ati ibi bintu byaba ari ibyanyabyo. Ubwo niko yahise abwira mama ati mama ndajeho gatoya, reka nyine ngiye kuba nagendaho gatoya, ntago ndi butere intambwe nyinshi, ntago njya kuri ngiye kuba nawaza. Umukobwa nyine agiye kuba yavugana n'umwami, ariko nyine ngo birakunze kuba yahamagara muri kiriya gihe, akaba yahamagara hano. Umukobwa nawe nuko nguko yaje kuba yakicara
ngo abanze avugane n'umwami. Tayari yatangiye kuba yamubwira ati yego yego nyiricyubahiro. Ariko ibintu biratangaje, ibintu birarenze, ibintu biratangaje. Undi yatangiye kuba yavuga ati gute washoboye kuba wamvugisha, igute nyine ubashije kuba wamvugisha? Umwami nawe yatangiye kuba yavuga ati nanjye ntabwo mbizi, ikizima nuko ndimo ndakubona ahangaha, ariko ibyo bindi urimo urambwira njye ntabwo mbizi, sinzi n'ukuntu mbikozeho, mbonye ngira gutya nkuba akaboko mbona birakunze, rero sinzi ukuntu bigenze, ibi bintu ntabwo mbizi. Umukobwa rero arimo arumva umwami, akamwumva agatangira kuba yavuga ati ahubwo njyewe birancanze, nari ngiye kuba ntakijugunya, birancanze cyane, ubwo wagendaga nagiye kuba nakubona gitakaye, none ndimo ndakubona, yewe urimo uranyumva? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati iyo ngiyo bayita tabureti, ibayita tabureti, iyo ni tabureti yanjye, rero iyo ni tabureti yanjye. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yabwira umwami, amubwira ati iyo ni tabureti yanjye. Ariko nyine birantunguye cyane kumva ko nshobora kuba navugana n'abantu bo mu bwami bwa kera, birantunguye cyane kumva ko turimo turavugana, n'ukuri birandinze cyangwa se birantunguye. Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yabwira umwami, arimo aramubwira ati ntabwo numva ko nyine nagahamagaye mu myaka 5000 ishize, birantunguye cyane. Umukobwa nyine akatangira kuba yavuga ati tukaba turimo turavugana nyiricyubahiro we, tukaba turimo turavugana. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ati biranshimishije, ni igitangaza, ni agatangaza nyiricyubahiro, birantunguye, birananshimishije, birarenze cyane. None se basi wariye uyu munsi? Umukobwa nyine yaritangiye kuba yamubaza ati uyu munsi waba wariye? Akazi se bimeze gute? Umukobwa nyine arashajwa, yatangiye kuba yamubaza ati se ntabwo unaniwe? Umwami nawe agatangira kuba yavuga ati oya, meze neza, ibintu byose bimeze neza cyane, ibintu ni guca, ibintu ni gudu, ariko njyewe nyine ndagukumbuye. Minisitiri ati ngo iki? Ibyo bintu uvuze ni ibiki? Umwami nawe nyine ahita atangira kuba yareba, n'abandi barabibonye ati ahaha, ntabwo mbibonye njyewe, sinari mpari. Umwami nyine akanazema ati njye ndagukumbuye. Rero yatangiye kuba yabwira umukobwa ati ndagukumbuye, ni ibyanyabyo, ni ukuri nkumbuye ukuntu uteka, dore gutangira kubihindura nyine kuko abonye ko hano barimunyujijemo. Rero yatangiye kuba yavuga ati ni ukuri nyuma yo kuba twatsinda intambara nzaba ndi hano, cyangwa se nyuma y'uko dutsinze intambara uzanyoherereza ibyo kurya, uzanyoherereza igiporezo mbanze nkirye, ngikindura, uzongera unyoherereza igiporezo nzakirya mbere nitumara kuba twatsinda intambara. Siko bimeze? Umukobwa nawe niko yahise atangira kuba yavuga ati cyane nyiricyubahiro we, cyane nzabikora nyiricyubahiro, nk'uko bivuze nzabikora. Umwami nyine agiye kuba yarwana ngo nyine n'igikomangoma Lewo cyo guturuka mu bundi bwami bwa Sirowo, nuba ari Sirowake niba ari Siroyake ntabwo mbyibuka, ariko nyine ngo bagomba kuba bakomana. Umwami rero yatangiye kuba yavuga ati ku munsi w'ejo hari urugamba, abasirikare rero ngomba kuba nabatoza. Rero ubwo ngubwo urumva ko ibintu byose tugomba kuba nabikemura, ngomba kuba nategura nyine abasirikare bagomba kuba barwana urugamba. Rero nyuma uzaze nyine tubanze tugire ukuntu tubigenza, nyine uzanzanira ibyo kurya. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati cyane nanjye rero ndabizi neza, nzaza nsange wabikoze, ndabizi neza uzabikora, ahubwo uzananyereke live streaming ukuntu bizaba ari kuru cyangwa se bizaba bimeze. Umukobwa nyine yatangiye kuba yabwira umwami ngo azabimufotorera bimwereke ukuntu urugamba ruzaba rumeze. Agatangira ati nyiricyubahiro ngenda kwizereyemo, ndabizi ibintu byose uzabikora, kandi ujye ugomba wibuka cyangwa se ujye uhora wibuka ibi bintu byose uzabikora, kandi uzibuke kumpamagara kuri video nyine unyereke ukuntu ibintu bizaba bimeze. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, ariko umwami nyine yaragiye. Umukobwa yasigaye aho ngatangira kuba yavuga ati se ubundi iriya ntambara yagenze ute? Iriya ntambara nyine yagenze ute yo mu bwami, nyine yo muri buriya bwami yagenze gute? Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yakibaza, kandi kuba yabimenya nyine no gusacinga kuri Google tayari ugahita ubimenya. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati iriya ntambara yaba yararangiye ute cyangwa se yaba yaragenze ute? Ubwo niko yatangiye kuba yagenda akora research, asacinga nyine ngo arebe muri buriya bwami bwa kiriya gihe ukuntu ibintu byagenze. Agatangira kuba yavuga ati tugendeye ku makuru cyangwa se nyine kutugendeye mu mateka ya kera, ubwami nyine mu myaka yashize byagaragaye ko ubwami bwa Kwiyana bwaje kuba bwatsindwa. Umukobwa yarabisomye,
ibyo bintu yarabisomye nyine ko biriya ntambara umwami agiye kuba yarwana arimo aramubwira ngo azamutegurire ibiryo, barayitsinzwe. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwami bari bayobowe na Etani baje kuba batsindwa, batsinzwe intambara, ariko hari habayemo ibibazo byinshi cyane. Intambara yari irimo abasirikare barimo baragwirirana, nta n'ikintu kibakozeho bakagwirirana, ariko mbere yaho byari byabigaragaye ko n'umwami yaje kuba yapfa. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati umwami nawe yarapfuye muri iyo ntambara. Uwari umubwiye ngo nyine azamuzanira ibiryo yari nawe ngo agomba kuba yapfa, no kubundi niko byagenze. Rero yatangiye kuba yavuga ati oya, Etani ntago yapfa, Etani ntago yapfa gute, igute byakunda. Umukobwa nicyo kintu nyine arimo aribwira, agatangira kuba yavuga ati ntago byakunda iko yaba agiye kuba yapfa. Wapi umukobwa nicyo kintu nyine yasigaye ngo arimo aravuga, akavuga ati oya, wapi no ntambara ni gute rero yahagarara. Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati no ntambara ni gute yahagarara, eko mbonye ko nyine umwami ashobora kuba yapfa, ni iki nakora kugira ngo ino ntambara nyine ize kuba itaba. Umukobwa nicyo kintu atangiye kuba yavuga. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati rero tugendeye ku ibintu byagenze, intambara nyine abasirikare bari babateze mu biryo byabo, ibariye mu biryo bariye hari harimo babahumanyije mbere yuko nyine barya muri bya biryo nyine, ngo abasirikare baraza kuba bahura n'ibibazo. Umukobwa rero yatangiye kuba yavuga ati ngo nguki ibi bintu se ni ibiki, yatangiye kuba yavuga ati ndakora iki, ibi bintu ndabikoraho iki. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga, agatangira ati none ubu ni ukuvuga ngo buno turimo turavugana umwami yibereye mu ijuru. Ubwo ni ukuvuga ngo yapfuye anekiri n'umwana, nibyo bintu barimo baranavuga mwahangaha ngo yapfuye akiri umwana. Umukobwa yise yahaguruka, dore ngo amabere arikora tonsa akiri umwana. Yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro ari mu byago, nyiricyubahiro ari mu byago. Ku rundi ruhande dore nuko nguko hari abo barimo baratwereka ibakajaganya itajyari, dore nuko nguko ihana intambara nyine mu bihe by'intambara nuko nguko byabaga byifashe. Gake gake tayari nuko nguko ngo hari abahagaze bateye ubwami, dore ngo hari kibobo hari nyine ngayoboye abandi. Nuko nguko arimo arareba, dore umwami nawe nuko nguko abari aho ngaho, hari undi nawe urimo aramureba. Gake dore nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati yewe Etani we urimo uranyumva we, Etani we urimo uranyumva, ndagira ngo umpereze ati hano urimo urabona ndi kumwe n'abasirikare barenga miliyoni, igisirikare cyanjye ku ruhande rwanjye turi hanze nyine ya gate, urimo urabibona se, turagira ngo muri kano kanya umanike amaboko witegure kuba wabona nyine ingaruka z'ibintu ugiye kuba wahura nabyo, sibyo? Itegure siko kuntu bigomba kuba byagenda se, kuko ubu ngubu nta kindi kintu nakakubwiye, ibintu byose byakurangiriyeho cyangwa se ibintu byose byakurangiriyeho, ndagira ngo mbe nakubwira tugiye kuba wapfa. Hano twaguteye nta kindi kintu uri buze kuba wakora. Umusirikare nyine umwami bageze ku ngoro yiwe, undi yatangiye kuba yavuga ati rero mbere yuko Kayaniyeli apfa, mbere na mbere twari inshuti bya hatari z'akadasohoka. Ubwo ni papa wenyine arimo aravuga, yatangiye kuba yamubwira ati rero iyaba akiriho ntabwo ibi ngibi yakabikoze. Rero sinzi ikintu kirimo kirakuzana ahangaha, kubera ko twari tubanye neza, rero sinumva ko kurwana cyangwa se kuba twarwana ari byo bintu byakagize, kuba nyine twakarwanya ari byo byagakemuye bigatanga amahoro. Ndagira ngo mbe nakubwira ati igenda utaha ujye kuba warinda ubwami bwa Siyawo, ujye kuba waburinda ubwami bwanyu, ugenda uburinde. Naho kuba twarwana ni igikorwa nyine cyo bubwa cyangwa se ni igikorwa kidahwitse. Ndumva atari ibintu byaba ari byiza, kandi nawe ndakeka urabizi, sibyo? Kuba wakata ku bwami bwa Kwiyana ntabwo byaba ari byiza, cyangwa se ntabwo ari cyo gisubizo cyaba ari kizima. Undi nawe akamuseka ati hahaha, ariko ye muratebya, urasetsa, ibyo ngibyo se koko urimo urabivuga ushize amanga, cyangwa se urimo urabivuga nta kibazo na gitoya ufite? Urimo urabivuga nta kibazo ufite? Undi yatangiye kuba yamubwira ati ni gute ubwami bwa Siriyawo utangira kuba wabubuza kwataka ubwami bwa Kiyawo ari bwo bwanyu? Urakeka ari ibiki urimo uravuga Etani we? Ni ibiki utangiye kuba wagira ubwoba se? Reka mbe nakumenyesha, twari dufite iminsi 10 iyo kugira ngo ibintu byose tuze kuba twabikora. Rero ntabwo ngiye niteguye ibi byose ushaka kuba wambwira. Ikintu ngiye nshaka kuba nakubwira nuko
ubwami bwa kwiyana dushaka kuba twabushyira hasi. Nicyo kintu twebwe twiteguye buno, dushaka kuba twafata ubwami tukabushyira hasi kuko twaturutse mu birometero byinshi cyane. Ari hano rero tuje, ntabwo rero byadukundira ko tuza kuba twasubirayo n'abasirikare banjye barenga miliyoni. Ibi ngibi rwose ndabishaka. Undi yatangiye kuba yavuga ati gute ushobora kuba watinyuka kuza kwataka ubwami? Uwo ni minisitiri nyine yatangiye kuba yavuga ati gute ushobora kuba watinyuka kuza kwataka ubwami? Nta soni ufite kandi n'ukuntu twari tubanye na papa wawe ndetse n'ubwami bwanyu neza. None papa wawe amaje kuba yapfa wakinyendaro, dore ni ibingibi utangiye kuba wakora. Ese nta mama wawe ufite? Nta mama wawe ngo ajya kugira inama ufite wakigoryiwe? Umugabo nyine batangiye kuba mutukunda agatangira kuba yavuga ati niko yewe minisitiri w'ubwami bwa kwiyana we, wavuze gakeya kuri muravuga cyane, uzi ko ntarimo ndanakumva. Hano nyine afite utuntu tw'utumanyeri, yatangiye kuba yavuga turimo uravuga cyane, ibaze ko ntarimo ndanakumva ariko wigira ikibazo cyangwa se nyine wivuga cyane. Ndagira ngo mbe nakumenyesha ko ntabwo ndi buze kuba nakwica mu buryo bworoshye bitewe n'ukuntu urimo uranganiriza. Nganiriza neza, nze kuba nakwica mu buryo bworoshye. Nugumye kuba wambwira gutyo ndakwica mu buryo bugoye ubwo bakiri aho ngaho. Bumvishe hari igisonnye, batangiye kuba bakibaza ati ibyo ni ibikira? Ibyo ni ibiki? Umwami nuko nguko yumvishe hari ikintu gisonnye, yatangiye kuba yavuga ati ni iki? Yari ya tablet nuko nguko yasonnye. Umugo nuko nguko yahise ayifata. Umwami yamaje kuba yacangamuka, ubwo undi yatangiye kuba yamubwira ati nyiricyubahiro, ndagira ngo mbe nakubwira ati ikintu kigiye kuba cyakura amahano muri iyo ntambara cyangwa se mu ntambara mugiye kuba mwarwana. Ikintu kigiye kuba cyakura amahano ni ikintu kimwe cyonyine. Ndagira ngo wumve ikintu ngiye kuba nakubwira. Ubwo nuko nguko bose nabo batangiye kuba bategereza bakavuga ati ni igiki? Umwami nawe akabaza ati ni igiki ushaka kuba wambwira? Kuri wiwe ni igiki ushaka kuba wambwira? Mbwira ikintu ushaka kuba wambwira. Undi yatangiye kuba yavuga ati ndagira ngo mbe nakumenyesha ko Leo yohereje ibintu bihumanya abasirikare. Rero afite imipangu bagambanye mu gisirikare cyawe, harimo umugambanyi. Ndagira ngo mbe nakumenyesha ko ibiryo byose babiroze, ibiryo babihumanyije, ibiryo byose babihumanyije. Abasirikare rero nibabirya intambara ntabwo iri buze kuba yagenda neza. Ubwo nyine umwami yarabyumvishije, yumva ko ibiryo babihumanyije. Undi nawe akagumya amubwira ati nyiricyubahiro, ndagira ngo bino bintu byumve, ngiye kuba nakubwira ati Leo ugumye umutinzi, ariko ndaza kuba nakumenyesha cyangwa se gumye umutinzi. Icyambere umenye nuko yafashe ibirozi akaba yabushyira mu biryo abasirikare bari buze kuba barya. Rero nimuramuka mugiye kuba mwajya ku mugezi nyine kurwana, ibintu ntabwo biri buze kuba byagenda neza. Rero ikintu muri buze kuba mwakora ntutuma abasirikare bawe bagomba kuba barya. Bihanganishije ngiye kuba nareba ikintu nkuru umukobwa agiye kuba yakora iki. Rero yaravuze ati utaza kuba watuma abasirikare bawe barya ku biryo. Icyo nicyo kintu nakakubwiye, nicyo kintu ugomba kuba wamenya, ntutuma abasirikare bawe barya ku biryo. Ndakwinginze ntubikore kuko nta antidoti y'ubwo burozi hari, cyangwa se nyine nta cyatsikuraho bwa burozi nyine nka gutya. Antidoti ndakeka murayizi, iyo nyine wariye uburozi. Antidoti ni cya kindi gihumanya bwa burozi ugasubira uko wari umeze. Ndabyeka mwabyumvise. Ubwo umwami yarabyumvishije, yumva ko uburozi nyine umugabo yateze mu biryo nta antidoti ihari, cyangwa se nyine nta kirinda, cyangwa se kimwe kigusubiza. Ubwo nta gakingirizo nyine k'uburozi gahari. Hoya agakingirizo se kwa kundi nyine urya uburozi waba uriye ni nk'ikirogozwa. Mu gihe wariye uburozi kirogozwa nyine nta gihari. Ubwo ni ukuvuga ngo ugomba gupfa. Umwami yarabyumvishije, yatangiye kuba yavuga ati ndakora iki? Ariko undi nyine yaravuze ati ngiye kuba nashaka ukuntu ndi buze kuba nabikora. Minisitiri ndetse n'umwami baribaje ati bino bintu turabikoraho iki? Turabikoraho iki? Ubwo nuko nguko nyine byabacanze hano nawe biragucanga nkuko nanjye byancanze. Bano nabo byarabacanze batangira kuba bakimagine ati mu minsi ngahe yonyine, mu minsi 3 bino byose nibwo bibaye. Ubwami bwa kwiyana bugomba kuba butakiriho. N'ubwo ngubwo nabyumvishije umwami yahise acika intege, yatangiye kuba yavuga ati mu minsi 3 ndakeka ko ubwami bwa kwiyana butakiriho. Dore minisitiri nuko nguko yatangiye kuba yareba, agatangira kuba yavuga ati none se ni gute umukobwa arimo aravuga ibintu bitumvikana cyangwa se by'ubugoryi nk'ibi ngibi? Ni gute umukobwa arimo aravuga ibintu bitumvikana nk'ibi ngibi? Ariko umugabo nyine nk'umuntu ubizi yatangiye kuba yavuga ati ibi ngibi ni ibyanyabyo kuko baturi imbere. Icyatwishe barakizi, icyatwishe nyine barakizi kuko umwami we yanigereyeyo. Rero Yesu avuga ati bano bantu baradusize,
baradusize rero yatangiye kuba yavuga ati rero niba ari uko nguko nibyo nyine arimo aratekereza akavuga ati rero niba ari uko nguko nta kundi kuntu byagenda, ariko minisitiri agatangira kuba yavuga ati ngo tureke ngo abasirikare kubagaburira ngo ndetse no kunywa. Ibyo rero ni ukubeshya. Ni gute abasirikare barwana intambara batariye bataninyoreye? Ibyo ngibyo byashoboka gute? Byakunda gute? Dore umukobwa niko yisagarara aho ngaho itayari, dore nuko nguko yisagarara. Ariko atangira kuba yavuga ati rero gahunda rero za Leo ni uko muri buze kuba mutanywa amazi ndetse ntimurye n'ibiryo. Nicyo kintu ngiye ndimo ndababwira, mutaza kuba mwabikora ngo muze kuba mwatuma abasirikare bafata ibiryo ndetse n'amazi ngo banywe. Ibiryo birahumanyisha, abandi bagatangira kubavuga ati none twakora iki? Twakora iki minisitiri? Nicyo kintu arimo arabaza umukobwa. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati rero ikintu ngomba kuba nakora ni kimwe no gushaka ukuntu nza kuba nabazanira ibyo kurya, ariko umukobwa unyumvira ukuntu nyine arimo arashaka kwishyiraho urusyo. Ni gute wafata ibyo kurya ukabijyana muri kiriya gihe? Ibyo bintu byakunda gute gufata ibiryo ukabijyana muri kiriya gihe ugahaza abasirikare bagiye kurwana intambara? Ibyo bintu wabahaza gute? Undi yatangiye kuba yavuga ati ntaribi, turagutegereza ugenda uduhereza amakuru, utubwira akantu ku kandi. Umwami nyine yarayamanitse kuko nyine we n'ubundi azi ko umukobwa yabimubwiye abizi ukuntu bapfuye. Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro, njyewe ntugireho ikibazo cyangwa se ntuhangayike, ibintu byose biraza kuba byamera neza, kandi ndaza kuba nakuzanira amazi ndetse n'ibiribwa, ndaza kuba nabizana. Ngiye nicyo kintu mvuze, ndabikora. Umukobwa ariko yahise avuga ati hagati aho ngaho njyewe nsezeranye ko nta kintu uri buze kuba wakora, nsezeranye ko nta kintu uri buze kuba wakora, ngenda kuzanira amazi ndetse n'ibyo kurya. N'undi yahise amubwira ati nta kintu ndi buze. Umwami yahise amubwira ati iki giki se uri kumbwira ngo ndi bukore? Undi nyine yahise amubwira ati nyine ku bijyanye no kuba wakataka Leo, nicyo kintu ndimo ndavuga, nyine nsezeranye ko nta kintu uri buze kuba wakora. Umwami nyine niko kuntu yahise amubwira ati nta kintu ndi bukore, nta kintu ndi bukore. Umukobwa niko kuntu yahise aza yanarakaye cyane. Ubwo hari umugabo wari uri aho ngaho atangira kuba yamubwira ati ye mukobwa, ibintu byose nabitunganyije. Undi yatangiye kuba yavuga ati Mr. None dore ukuntu ibintu bimeze, ndagira ngo umpereze amabogisi menshi y'ibiryo ari aha ngaha, ndagira ngo umpereze amabogisi menshi. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati yego mukobwa we, oda wampaye cyangwa se nyine ibyo wantumye byose biratunganyije cyane, ni nk'ibintu byahaza uturere tubiri. Rero urumva ni nk'ibihumbi 6 by'amaresitora nakusanyirije ahantu hamwe. Nibyo rero namashije kuba nazana nakusanya. Rero ni ububogisi burenga 1000 n'ibihumbi nakusanyije. Ni ibibare byinshi, ngiye ntabwo nzi kwisomera imibare, mu mbabarire. Undi rero nyine yaramubwiye ati ngo ni amabogisi menshi arenga 1000 n'imibare myinshi ngo yakusanyije. Rero byafatanye n'abantu benshi kuba babijyana. Rero ndagira ngo mbe nakubwira ati ni ibintu byinshi nateguye. Undi agatangira kuba yavuga ati biraza kuba byatwara igihe kingana gute kugira ngo bize kuba byabonetse, ko ndimo ndabishaka mu kanya gatoya. Undi yaramubwiye ati rero bitewe n'ukuntu ari byinshi, nanjye natumijeho abakozi benshi cyane bagomba kuba bakora ibyo bintu byose, cyangwa se bagomba kuba bakora ibyo biryo. Biraza kuba byatwara nk'umunsi kugira ngo ibyo ngibyo bize kuba byaboneka. Umukobwa nicyo kintu bamubwiye. Undi yahise amubwira ati none se boss we, wambabariye cyangwa se wakihanganye basi ukaza kuba wafata nk'igice cy'umunsi, hari ibirenze? Undi yaravuze ati turabireba. Undi yahise atangira kuba yavuga ati ntaribi, ariko nyine ibaze nk'umuntu ushobora kukubwira ngo utegure ibiryo bishobora kuba byahaza uturere tubiri. Ibyo bintu nawe urumva atari byinshi? Undi yahise amubwira ati ntaribi, kandi ugerageze ubitegure neza, ngiye kuba naza imbitware cyangwa se ndaza kuba nabitwara nusoza. Umbwira. Undi yaramubwiye ati ntugire ikibazo, ntuhangayike rwose, ngiye nakoranye n'andi mahoteli menshi cyane dutegura ibyo biryo, ntugire ikibazo. Kubera ko ibyo biryo ni ibyahatari, biraba ari byiza bitetse neza. Rero ibiryo biraba biryoshye. Umukobwa yaravuze ati ntaribi, reka nze nanjye ngende. Itayari umukobwa yatangiye kuba yagenda akusanya ibiryo. Mwibuke neza ngo ibiryo ngo byahariya birahumanye. Umukobwa yavuze ati ntiwuze kuba wabihereza abasirikare, ariko umugabo yatangiye kuba yavuga turiya mukobwa si gute ibiriya biryo nibyo kumariza iki? Ibiryo bingana kuriya? Umugabo rero yatangiye nyine kuba yakibaza ati se biriya biryo byose arabitwara ese ubundi nibyo kumaza iki? Idorero nawe yatangiye kuba yavuga ati numvishije ngo ubwami bwakwiyana, ngo mushaka kuba mwakigira abanyabwenge, mumanuke turwane niba mubishaka. Uno mugabo nyine ngo yateze uburozi mu biryo by'abantu mu bwami bwakwiyana.
rero urumva baramutse babiriye tayari ni ukuba atsinze intambara, kurwana n'abantu basinze cyangwa se nyine batameze neza, urabatsinda ukabakubita, dore abandi ni uko nguko barimo barareba, abandi bagatangira kuba bavuga ati intambara uyu munsi ngomba kuba nayitsinda, ndayitsinda kubera ko ninza kuba nayitsinda uyu munsi, uno mujyi wose niwe nzajya nza kuba nakihereramo, niwe mujyi nza kuba nakihereramo, kuko niho hantu ndibuze kuba nashyira tuwarete yanjye, nkaba ariho nzajya nza kuba nabikorera, kandi ubimenye se nkubwire. Undi agatangira kuba yamubwira ati yewe kana, kanare wonyine niko bamwita, yatangiye kuba yavuga ati rero ngo twumvishije ko hari abasirikare batuzengurutse nyine bo muri buno bwami, ngo hari abasirikare batuzengurutse bari muri buno bwami bashaka kuba bahangana natwe, turebane nabo se. Undi agatangira kuba yavuga ati kataba ari amahirwe meza ra, ibyo byose ko bitaba ari amahirwe meza baba bagiye kuba bahitamo niba bateguye abasirikare batuzengurutse, ariko ibyo ngibyo nta kindi kintu biri buze kuba byadutwara mu gihe turi buze kuba twamara kuba twakica umwami, nta kindi kintu turi buze kuba twakora usibye kuba twakora ibyo twakoze n'ubundi, kuko ibiryo byabo nabihumanyije. Rero nta kindi kintu ndi buze kuba nakora, ubwo nuko nguko nyine arimo arabwira uwo mugabo bari kumwe, abandi nyine ngo ibiryo babihumanyije ry'abasirikare, n'ubundi bose ndaba meze nk'ukurwana n'abadahari, ndaba meze nk'uri kurwana n'abadahari. Umugabo nicyo kintu nyine arimo aravuga, kuko ngo ibiryo yabihumanyije. Icyo atazi ni uko umukobwa nyine yamaze kuba yakora amajizi, abandi basirikare bakavuga ati tani we, ubwo nyine undi yatangiye kuba yavuga ati tani we, urimo urumva ibintu ndimo ndakubwira, ntabwo bufite muri kano kanya, mbwira ntabwo bufite muri kano kanya, dore hano aho ndi ni mu rugo rwawe, mbese meze nk'aho ndi mu gihugu cyawe, ibi byakurangiriye ushatse wamanika amaboko ugatangira ukansingiza nk'uko usingiza mama wawe. Nicyo kintu nakagusabye muri kano kanya ukagikora, kuko nicyo kintu cyakubera cyiza. Siko bimeze se? Siko bimeze. Dore hano nyine umuntu atangira no kuba yakumenyera, yatangiye kuba yamubwira ngo ameze nk'aho nyine ari guhamagara mama we, amusingiza, bagaseka n'abandi bose. Abo ni abasirikare ba nyine barewo bagiyeho baraseka bavuga ati rwose nagusingize nk'usingiza mama, agusingize, dore bagatangira kuba baseka umwami. Undi yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro we, ati waretse ngiye nkajyayo, nkajya kuba nahangana na biriya bigoryi. Undi yatangiye kuba yavuga ati oya, Kuro we yambwiye ati ntihagire ikintu nza kuba nakora, ibintu byose mbimuharire, rero bireke bino byose bavuga ibyo bashaka. Kuro we yambwiye ati nze kuba nabireka bino byose, ntagire ikintu nza kuba nakora. Undi agatangira ati nyiricyubahiro, dore bino bigoryi ukuntu birimo biraza kuba byatumenyerera mu bwami, bigatangira kuvuga amagambo nk'aya ngaya ku mwami, byaba ari ibiki? Aho hari uwaje yirukanka cyane arimo aravuga ati raporo, yaje nyine arimo arirukanka, abandi batangiye kumubwira ati vuga vuba. Undi yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro we, ati intambara rero bitewe n'ukuntu imeze, ibintu birakomeye, abasirikare bigabye, ibintu bimeze nabi cyane. Ku munsi w'ejo ibintu bishobora kuba bitameze neza, ubwo nubwo ubona bano nyine bahagaze ahangaha bategereje ko bwakira bakaba barwana nijoro, nyine bakataka nijoro. Nicyo kintu rero bateguye, cyangwa se nyine nicyo kintu ukuntu kimeze. Undi yahise atangira kuba yavuga atakira Trazmani, akira Trazmani, noneho ugende ufata abasirikari ubategura, ubashyire ku ngabo nyine, ubapange bose bakoresha imirongo. Akira Trazmani, ugende ubahereze nyine itegeko, ubabwire bitegure ko Siriyawo bose nabo bameze nyine nk'aho bagiye kuba badutera. Undi agatangira ati rwose none se nyiricyubahiro gute utangiye kuba wavuga ko nyine twebwe turi kumwe n'abo muri Siriyawo, kandi tutari kumwe? Nyine umwami aravuze ati wowe ntihagire ikintu mubakora, mubihorere. Undi yatangiye kuba yavuga ati none se abantu bashaka kuba batwica ni gute ushaka ko twebwe tubarinda? Undi yaravuze ati ibyo ngibyo bireke ibyo ngibyo. Umukobwa yambwiye ko hari ikintu ari buze kuba yakora, ngenda byizeye ko hari ikintu ari buze kuba yakora umwami. Nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati umukobwa hari ikintu ari buze kuba yakora. Rero yaravuze ati akiragenda nonaha, mubanze mugende mukore imirongo, mubanze mwitegure, ubabaza mumubwire ko, cyangwa se ukubaza umubwire ko uri kumwe n'abasirikare ba Siriyawo, nta mpamvu yo kuba mwarwana. Unyumvira umwami nyine duriraga kurwana nabyo ni system, cyangwa se gukaba igihugu nabyo ni system. Undi yatangiye kuba yavuga ati none se nyiricyubahiro ni ukubera iki bino bintu urimo urabikora?
aho wakabohereje ngo barwane, ngo bagende ngo bakore imirongo babegere nyine ngo kugira ngo ntibarwane, bo babegere ngo ubabaza ngo babwire ko muri kumwe. Ibyo ni ibiki umwami nyine nicyo kintu arimo aravuga asumbaza imipango y'umwami. Ariko nyine aravuze ati genda nafate no Trazman. Ubwo nyine ubahaye iriya Trazman abayoboye abasirikare cyangwa se nyine ahita abayobora, agenda ababwira ati mujye ku mirongo nimumara kuhajya ibagende nyine babe barebana na bariya nyine bategereze nijoro, ariko nyine baze kuba ababwira ati nta kurwana, bano turi kumwe. Ku rundi ruhande dore aho ngaho hari abarimo baragenda bafunga amazi, dore ayo ni amazi bafashe bashyira mu mashashi cyangwa se nyine n'amazi afunze. Undi bagatangira ati bosi we, byose twabiteguye, amazi wadutumye dore yose ngaya, dore n'aya ngaya. Ariko bagatangira ati none se nyakubahwa, ibintu ko ngiye ntarimo ndabimenya, ano mazi yose ko nta mavani cyangwa se nta mamodoka wazanye urabishyira he? Undi yaravuze ati wigira ikibazo byose birajya mwaha ngaha, kano kabogisi karabibika niho biri buze kuba byajya. Undi akavuga ati ariko noneho nabaye joriji ku buryo abantu basigaye bambeshya. Agatangira ati muri kano kabogisi, aka kabogisi ni kuri muravuga? Undi yaravuze ati cyane cyane. Agatangira kuba yavuga ati rero ngewe ibyaza kuba byangora nyine gukoresha umutwe kugira ngo mbitekereze neza, ubwo ibyo ari byo byose urabizi neza ukuntu uri buze kuba wabishyiramo. Umukobwa rero yatangiye kuba yakibuka ukuntu yafashe agashyiramo bya bintu byose bikamanuka bikajyamo. Nicyo kintu yatangiye kuba yakibuka. Rero yaravuze ati iki kintu biraza kuba byajyamo, nanjye mfite amatsiko. Isemo hariya byajyamo. Rero yatangiye kuba yavuga ati iki kintu ntabwo kirangira, cyangwa se no box nyine ntabwo irangira, iri infinity nyine irakomeza ntabwo ishirayo. Rero yaravuze ati ngomba kuba nabikora. Nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati ibi byose biraza kuba byajyamo, ntugire ikibazo, byose biraza kuba byajyamo, birajyamo. Ariko umugabo nyine barimo baramugurisha. Yaravuze ati ariko ngewe rwose abantu barambonye, ni gute byajyamo? Umukobwa nuko nguko yafunguye box yiwe, ngagomba kuba yashyiramo amazi, nabo bakayashyiramo agahita ajyamo. Bagashyiramo bagashyiramo dore amazi nuko nguko barimo barayanagamo. Ibintu byaragiye biba muzuri, tayari barapakira. Ano mazi agiye kuba yayashyira basirikare bagiye kuba barwana bahumanyijwe. Abandi barapakiye, bajyaho barapakira. Reka mbe nakubwira akantu gato ya nshuti yanjye. Reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kurere ku mukobwa nuko nguko yapakira. Tayari dore nuko nguko yapakiye. Undi yatangiye kuba yavuga ati none se madamu we, ngiye ko mbonye dupakira ariko nta kintu na kimwe mbonye ikirimo kirajyamo hariya, ntikigeze cyuzura. Ibi bintu mbonye kuko byaba ari ibyanya byo, byaba ari ukuri cyangwa nasinze? Ino box yawe none se ikoze ute? Ino box yawe imbwira none se koko ino box ikorerwa hano muri kino gihugu cyangwa nikorerwa kuri nosi cyangwa n'ahandi wayikoresheje? Undi yatangiye kuba yavuga ati oya, iyi ngiyi niyo mu binyejana byashize, mu binyejana 21 bishize nibwo rwose iyi ngiyi yaje. Yaravuze ati ino ntoza nyine ntago ariyo muri bino binyejana, ni iya kera cyane, ntago ari muri bino binyejana bya 21. Wapi ni iya kera. Undi baramuseze ati bayi. Ariko umugabo yagiye arimo aribaza ati ngiye na n'ubu ngubu bizagorana ko nzabyumva cyangwa se nzanabyemera. Umukobwa niko yafashe skuta yiwe tayari ngo yigendere, ariko agiye kuba yahindura amateka. Umukobwa niko yavuze ati nyiricyubahiro ndaje. Tayari dore amasaha ya nijoro, bano bagomba kuba barwana mu masaha ya nijoro nyine. Hari ababategereje, dore umwami nawe arahagaze, ntarimo arasinzira, ntarimo arareba. Dore nuko nguko abandi batangiye kuba bamuhamagara ati etani we, dore twategereje umwanya munini, nicyo gihe rero tugiye kuba twakwataka. Nicyo gihe tugiye kuba twakwataka. Bitewe n'ukuntu utarimo urumva, ngende wowe nakabaye numvisha ubundi kano ni nk'akasuzuguro igihugu kukubwira nyine ngo empfukamira. Ibintu nk'ibyo ngibyo ntago byabagaho n'ubu ngubu, ariko ntibyabaho ngo ukajya kumva ngo nka Kongo ngo sikigare we urakubita. Undi yatangiye kuba yavuga ati none ibyo bintu ni ibiki ngiye ko ntarimo ndabyumva? Ubwo tayari dore aho ngaho hari urimo uraza yirukanka cyane, arimo aravuga ati nyiricyubahiro amakuru mabi, ibintu byabaye bibi, dore aho ngaho hari uwaje atangira kuba yavuga ati noneho abatuzaniraga ibintu byose byamaje kuba byakangirika, abasirikare bamaje kuba bamera nyine nk'abivumbura ngo bagiye kuba barya. Inzara imeze nabi, bameze nkaho bagiye kuba barya. Kandi abasirikare barewo nabo nyine
barimo barashaka kuba babahereza ibiryo kandi urabizi ibiryo ukuntu bimeze, babihumanyije. Rero urumva ko nyine ibintu bigiye kuba byaba bibi, ibintu bigiye kuba byaba bibi. Nyine unyumvira abasirikare ba Leo barimo barigira inshuti kuri ba basirikare begeranye ngo babahereze ibiryo kandi ibiryo birahumanyije, bashaka kuba babahumanya. Ubwo nuko nguko umugabo nyine yararebye, abandi bagatangira kuba bavuga ati kiriya kigoryi, ubundi biriya bintu ni ibiki kiba cyakoze kiriya kigoryi, ni ibiki? Undi akagumya yamagara ati etani we, none se kuko birasaba iki? Hano hari ibyo nari naguteguriye, hari ibyo nari naguteguriye rwose, cyane cyane kuri wowe nyine nagiraga ngo mbe nabiguhereza. Hari ibyo nari naguteguriye nyine. Hano barimo barasuzugura umwami, ariko nyine hari urimo urabireba akabona ntago ari byo. Undi yatangiye kuba yavuga atakira sinya, unsinyire buriya butaka rwose ubumpereze, ubutaka bw'amajyaruguru ubumpereze, kuko niyo nshaka kuba nashyira amatwara yanjye, ndagira ngo ubimpereze nyine twumvikane, kuko ndashaka ariya matwara kuba nayagira yanjye. Siko byakagenze si basi wenda reka nkureke wenda nawe urabitekerezaho kuko urimo urabyumva cyane hariya, kuko hariho amamiliyoni y'amazahabu muri ariya majyaruguru, nicyo kintu ndimo ndahashakira. Akira binsinyire, nzajya kuba nafata ibintu wansinyiye, sibyo? Akira nsinyira rwose, ndimo ndabona turimo turatinda. Dore nuko nguko nyine yafashe ibipapuro yoherereza umwami ngo mu majyaruguru nyine ngo hari ahantu bacukura zahabu, ashaka kuba yamusinyira ngo akazajya ajya kuba yahafata. Undi niko bamunagiye, undi atangira kuba yavuga ati nyiricyubahiro, ibyo bintu arimo arakubwira ndumva bitaba ari byiza, byaba ari igihombo ku gihugu, kuko hariya niho dukura zahabu. Rero uramutse uhamuhaye, ibintu byaba byangiritse, ibintu byaba bigenze nabi, ndetse ibintu byose byaba byangiritse ku gihugu. Nyine baza kukubwira ati tugiye kuba twafata hano hantu, hose niho mucukura zahabu, tugiye kuba twahafata. Rero minisitiri yatangiye kuba yavuga ati oya, ibyo bintu ntabwo byaba ari byiza. Tayari dore nuko nguko abasoma n'akabacana urumuri, nuko nguko bahita bahagera ngo umwami asome vuba vuba. Dore nuko nguko rero nawe arimo arareba umwami, dore umujinya. Tayari dore nuko nguko kiriya cyariwe nyine kimusabye ngo kuba bamuhereza mu majyaruguru ngaho bacukura zahabu. Undi yahise afata umuriro, ahita afata ya leteri cyangwa se bimwe yari amwoherereje, yatangiye kuba yabitwika. Undi akagira umujinya avuga ati urandebera. Undi yatangiye kuba yavuga ati ntago duteze kuba ubwami bwacu bwakwiyana buza kuba bwamanika, yewe niyo twasigara turi umusozi umwe turagumya turwane, niyo twasigarana n'umugezi wonyine ariko turagumya turwana. Umwami nicyo ngicyo yavuze, nta mpamvu yo kunegosiya n'ikihebe. Uyu mugabo ni nk'ikihebe, yahise afata bya bindi arabitwika, ahita abimwoherereza amubwira ati nta mpamvu yo kuza kuba twanegosiya, yewe niyo hasigara umusozi umwe akitwa kwiyana, twagumya turwana, ni nawe twese twahungiraho tukajyayo, ariko ibyo ngibyo byo ntabwo biri buze kuba byaba. Ubwo minisitiri agatangira kuba yavuga ati barimo bararenga amahame. Undi agatangira kuba yavuga ati rero ikindi kintu kigiye kuba cyaba, mufata abasirikare mu bashyire ku marembo, twebwe tugomba kuba twategereza mpaka uriya mukobwa amaze kuba yahagira. Umwami nyine yizereye muri uriya mukobwa, bitewe n'ukuntu nyine we azi ikintu cyabishe, n'ukuntu warwanya nyine ibintu byakwishe byagushobokera nyine. Rero umwami niyo mpamvu yizereye mu mukobwa, kubera ko azi ikintu cyabishe cyangwa se cyishe nyine bano bantu. Undi rero dore umujinya Lewo afite, Lewo yagize umujinya. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati we nyumva were wowe, njyewe ndagira ngo mbe nakubwira ati byakabaye byiza ufashe umwanzuro ukagenda ukava ngaha, nicyo kintu cyakubera cyiza, kuko nutaza kuba wagenda ndagira ngo mbe nakumenyesha kuri buze kuba wakicuza. Igenda, ushobora no kuba waza kuba wapfira ahangaha, ndetse na bagenzi bawe mushobora kuba mwapfa. Undi yaravuze ati ibyo byose ntabwo ndimo ndabyumva, nta nubwo ndimo ndabishaka kuba nabyumva, kubera ko bitari buze kuba byaba. Rero nta kintu na kimwe nteganya kuba nakumva, yewe nta n'ikintu ndi buze kuba nakora igigamije kuba navangaha. Sinshaka intambara y'amahoro, icyo nshaka ni ukukwangiza, kugushwenyagura cyangwa se kugushwanyaguza, nicyo kintu ngiye ndimo ndashaka. Ibindi byageza ku ruhande, nta kindi kintu nkeneye. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga ati ahubwo ngiye nakakugira inama ugahitamo neza ibintu bitarakurangira. Ariko nguyu we yarakaye bitewe n'ukuntu kirimo kiraganiriza umwami. Ubwo undi agatangira kuba yavuga ati abasirikare bawe bose mu kanya baraba barimo baratembagara,
ku gasozi urimo uranyumva. Ubwo nyine ibyo ngibyo arimo aravuga n'iby'uburozi. Abasirikare biwe baraza kuba batembagira ku gasozi, agatangira kuba yavuga ati ntabwo uhitishamo kuba wamanika hakiri kare, ukamanuka hano ukemera kuri ikigwari. Nicyo kintu cyatuma ubwami bwawe mbubabarira, naho bitari ibyo ngibyo ibindi byose ndagira ngo mbe nakubwira ko nta mpuhwe ndibuze kuba nakugirira, nta mpuhwe ndibuze kuba nakwereka. Minisitiri agatangira kuba yavuga ati nyiricyubahiro, none se waretse tukikorera akazi tukarwana nabo? Ubwo nuko nguko bose bagiye kumva bumva telefone irimo irasona, abandi bagatangira kuba bavuga ati ibyo ni ibiki? Umwami nawe agatangira kuba yakibaza ati ni iki? Yamenye kuba yakitaba, yese yitaba vuba vuba. Ninde wari uhamagaye? Ninde? Ni Chloe. Umwami niko yise atangira kuba yavuga ati Chloe. Undi nawe ati nyiricyubahiro, nyiricyubahiro, nyiricyubahiro. Itayarubwa agatangira kuba yavuga ati bimeze gute cyangwa se bigeze hehe? Iby'ibyo ngibyo bimeze gute cyangwa se bigeze hehe? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ibigezeho. Umwami yatangiye kuba yavuga ati ikibazo dufite ni icy'abasirikare batari barya, kandi ntabwo intambara nyine yaba batararya. Nawe urabyumva nyine, kugira ngo ujye kurya nyine, kugira ngo urwane utariye ni ibintu byagorana gutsinda utariye, buriya abasirikare baba bariye. Undi yahise amubwira ati manika telefoni. Undi nawe atangira kuba yavuga ati okay. Minisitiri niko yayimanitse, yatangiye kuba yavuga ati niko mwabanzi mwe, mubanze mureba aha ngaha, ibi byose ni ibintu bigiye kuba byababaho, mushatse mwagenda. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yamanika telefoni, akereka nyine umukobwa, akamwereka kuri kamera amubwira ati dore ukuntu ibintu bimeze. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ibingibi byose ni ubusazi, ibingibi ni ubusazi, ariko ndaje mbereka ikintu ndibuze kuba nabakorera, ibintu ndibuze kuba nakora muzabyiga. Umukobwa ntumbaze ikintu arimo aratekereza cyangwa se ikintu agiye kuba yakora, ariko arimo aravuga ngo ibintu agiye kuba yabakorera ngo bazabyiga, nabo bazabyemera. Umukobwa barimo baramwereka nyine kuri kamera, abagabo bari hariya. Mugabo we yanakuyeho amaboko, yatangiye kuba nyine yakiheba. Hano uhita utangira kuba wakiheba, ibaze kugutera nyine kugusanga nko mu nzu ugiye gusohoka utasohoka, ukasanga ibigabo byagutangiriye. Nubwo hari umwami nyine nta basirikare bahari babatangiriye, nta basirikare bagomba kuba baza aha. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yarira, ariko umukobwa akamubwira ati rekera kuba warira, hano aha ngaha mfite ibintu byinshi ngomba kuba nakora. Hereza tablet umwami, hereza umwami tablet, nshaka kuba namuvugisha. Ubwo nuko nguko yahise amuhereza tablet. Umwami ntumbaze ngo bagiye kuba bamubwira ibiki. Ubwo nuko nguko aho ngaho hari uhari ariko yarakaye, impamvu batarimo bararwana nyine ari ukuntu umusirikare ukunda igihugu aba yumva yanarwana n'abantu 101. Undi agatangira ati nyiricyubahiro, hari ikintu nshaka kuba nakubwira. Ifata screen yawe, ifata screen yawe nkwereke, ukore kuri buto yo guprojecta cyangwa se nyine buto iprojecta. Ndagira ngo aho ngaho birimo urabireba. Umwami nyine aba yarasomye, batangiye kugenda bamusomera, bamurangira ati wowe fata ugere kuri iyo buto yo guprojecta. Undi yaravuze ati okay, ntari reka mbikore. Ubwo ntumbaze ngo agiye kuba yakora ibiki, yatangiye kuba yavuga ati noneho uhita ubibahereza cyangwa se uhita ubibereka. Baratangira babirangarireho, baba babirangariyeho, ibyo kurwana baba babyibagiwe. Umukobwa ari ibyo yohereje, gake gake arababwiye ati noneho ndagira ngo ibyo bintu, kubera ko nyine mu bakurambere cyangwa se mwebwe ibi bintu ntago mubizi, muraza kuba mwakeka ko nyine ari ibindi bintu bidasanzwe, mubirangarire bereke umwami. Nuko nguko yagiye kubona urumuri, aho ngaho hari abavuyemo. Dore tayari, dore gufata ukereka bano bantu ibino bintu. Dore nuko nguko Leo ndetse n'abasirikare biwe batangiye kuba bakibaza ati biriya ni ibiki we? Biriya ni ibiki? Dore bose bararangaye, batangira kuba bakibaza ati biriya ni ibiki? Ibi ni ibiki? Dore bose ngo biriya ni ibiki we? Biriya ni ibiki? Bose batangiye kuba bavuga ati ni ibiki? Ni ibiki? Dore gucanganyikirwa. Aho ngaho umukobwa yatangiye kubica mu mutwe, agenda bereka ibintu umukobwa n'umuhungu. Dore noneho minisitiri nawe akavuga ati bise byatsinda intambara koko. Bo babimenyereye nyine ibintu nk'ibi ngibi, rero batangiye kuba bavuga ati ibi ngibi ntabwo byatsinda intambara. Ariko babashyiriyemo umuziki, abandi bakamansura. Ubundi agatangira kuba yavuga ati ibi ngibi koko ni ibiki? Ibi ngibi ntabwo byatsinda intambara. Minisitiri we yakuyeho amaboko ngo nyine ntabwo byatsinda intambara. Ibi ngibi nyine ni ubugoryi, ngo ntabwo byatsinda intambara. Ariko abo hasi nyine bo ugahita ubibona ko babifashe nk'ari ibya seriye, dore batangiye no kuba baseka. Umwami ariko yareba akareba, akabona byatwawe cyangwa se byabaye ibigoryi. Ubwo nuko nguko nyine arimo aravugana na Chloe, yatangiye kuba yamubwira ati Chloe, ibya bintu birimo birakora
bya bintu birimo birakora sinakizera ko bino bintu ari byo byabarangaje. Dore abasirikare bagoswe batangiye kuba barangara, bararangara. Undi agatangira atari ko mwese muri mu biki? Amaso yanyu muri muyafunge, mureke kuba mwareba biriya bintu. Dore ahubwo aho kuba yafunga bagatangira ati biriya ni ibiki? Biriya ni ibiki ko mbona bitangaje? Dore rewe yararakaye Yesu amujomba icumu, amubwira ati ntabwo uba wumva ibyo ndimo ndakubwira. Gute nkubwira ngo ufunge amaso ahubwo ukayarebesha undi yahise amwica tayari, azize kuba yareba nyine iby'umukobwa ya projects. Undi yahise avuga ati haragira undi muntu ugumya kuba yareba ibyo nkuriye mugenzi wanyu, murabibonye namwe ni ibi ngibi ndibuze kuba nabakorera mwese, ndabica. Abandi ati haha reka nsinzire. Bose ati reka nsinzire bose. Umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati reka tugumye dukina ino mikino, biraza kuba byabarangaza. Ibi byose biraza kuba byabarangaza kubera ko nta kindi kintu bari buze kuba bakora. Ibi baragumye barimo barabireba birangarizaho amaso. Umukobwa nicyo kintu yavuze ati reka tugumye dukina ino mikino. Yahise ashyiramo ibindi tayari, dore kubashyiriramo ibibyina. Yabashyiriyemo ibibyina gake gake abashyiriramo ibibyina. Bose batangiye kuba bareba ati we ibiriya noneho ni ibiki? Iyi tekinoloji ni iyihe? Dore nuko nguko bose batwawe, bajyaho baratwarwa, bakibaza ati no tekinoloji ni iyihe? Bakanakabyina. Ureba agatangira ati mwese muri mu biki? Mwavuye muri ubwo bugoryi murimo ni ibiki? Mufunga amatwi yanyu. Abandi bakabyina. Ese ino ntambara iragenda gute mwa bantu mwe? Abandi bakabyina ati dore we. Abandi bakavuga ati muzi ko turi ku rugamba mwe, muzi ko turi ku rugamba, ibyo bintu murimo murikora muzi ko turi ku rugamba. Abandi baragiye barabyina. Undi agatangira ati we Ekuru, uzi ko bya bintu birimo birakora we? Dore hariya hasi barimo barabyina. Ariko undi we yarize, minisitiri we yakuyeho amaboko nyine arimo ararira. Undi yatangiye kuba yavuga ati dore barimo barabyina, ibintu babyizeye, barimo barabona ari ibyanyabyo, barimo barabyina bigana buno bwana burimo burabyina. Ibi bintu bishobore kuba biri buze kuba byakora. Dore umugabo nuko nguko yarebye, arazamuka areba etani. Umukobwa nawe atangira kuba yavuga ati bakenjoyinge, bakabyine. N'umukobwa nawe akakabyina. Aho ngaho hari imodoka zirimo zirahagera gake gake, hari imodoka zirimo zirahagera. Ubwo umukobwa akiri aho ngaho niko yagiye kubona imodoka zirahageze. Tayari aho ngaho hari abahise bahavamo, cyangwa se nyine hari abavuyemo. Batangira kubahamagara ati bosi Chloe, ibintu byose byateguwe, ibya biryo nyine twamaje kuba twabiteguriye. Ni babandi nyine yari yabwiye kare nyine ngo bategure ibiryo cyangwa se bateke. Umukobwa baramubaje ati se birajya hehe? Undi yahise avuga ati dore birajya mwaha ngaha, munibuke neza harimo n'amazi. Undi yatangiye kuba yavuga ati mubizanemo mubishyire mwaha ngaha. Abandi bo ibirakomeye hano hasi nyine batangira kuba bavuga ati amakuru nyiricyubahiro nkuzaniye amakuru. Ibihumbi by'abasirikare, ibihumbi birenga 20 by'abasirikare ibirimo biratangira kuba byavuga ngo umubiri wabo ntabwo umeze neza ku buryo bakitegura kuba barwana. Bamaje kuba bamanika amaboko, barimo baravuga ngo ntabwo barwana na Siriyawe nyine kubera nta biryo bariye. Abasirikare nyine batangiye kuba bavuga ati ntabwo ngiye narwana ntariye. Iwapo umugabo bagatangira kuba bavuga ati guti ibyo ngibyo gute? Bahisemo kuba bakora ibyo bintu. Ibyo ni ukubera iki bagiye kuba bakora ibyo ngibyo? Abandi bakavuga ati nyine bamanitse amaboko bitewe n'ukuntu bashonje, cyangwa se nyine nta biryo. Bamanitse amaboko, inzara nimbi buriya ku rugamba. Rega nta muntu utifuza gupfa yariye, Rero undi yatangiye kuba yavuga ati rero ibintu birakaze, nta kindi kintu ngewe navuga. Abasirikare binangiye nyine barenga 20,000 ntibarwana batariye. Umwami niyo makuru yamugezeho, abandi nabo barumirwa. Abasirikare nabo batangiye kuba bamanika amaboko bavuga ati ntago narwana ntariye ngewe. Reka ubwo nuko nguko batangiye kuba bavuga ati oya wapi. Abasirikare 20,000 bamanitse amaboko. Minisitiri nawe agatangira kuba yavuga ati kubera iki? Nibwo ibintu bigeze akomeye. Bagatangira ati ngo ntago barwana batariye. Ibi ni ibiki muri kano kanya? Turakora iki? Umugabo nyine ni kwa kundi gukunda igihugu nawe yatangiye kuba amabere yikoza tonsa, atangira kuba yavuga ati turakora iki nyiricyubahiro, turakora iki? Ubwo undi niko yise avuga ati ndi hano. Umwami kwitegereza neza,
umukobwa yari amaze kuba yahagera itayari, dore umwami nuko nguko yakebutse arareba, kwitegereza neza umukobwa yari amaze kuba yahagera. Umukobwa yahagereye mu gihe, mwibuke neza, azanye ibyo kurya, azanye n'ibyo kunywa. Itayari umwami niko yamurebye atangira kuba yahamagara ati Chloe, uri hano urahageze? Itayari n'umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga tunyihanganire nyiricyubahiro, kuba natinze, ariko ndi hano cyangwa se nahageze, unyihanganire kuba natinzeho, unyihanganire nuko ibintu byari bitaratungana, ariko byose narinzanye ibiryo ndetse n'amazi. Hano nibyo narinzanye, ibiryo ndetse n'amazi. Rero reka dureke abasirikare nyine tubahereza ibyo kurya. Ubwo nuko nguko minisitiri yatangiye kuba yavuga ati biryo, none se uri seriye? Ibiri hehe si ibyo bintu urimo uravuga uzanye? Eko nta kintu na kimwe ndimo ndabona, ibyo wazanye biri hehe? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati nabizanye hano, dore ngibi mwaha ngaha, birimo hariya muri kariya kabogisi nyine. Baze kubwira umuntu ngo ibiryo biri buhaze abasirikare, ngo biri muri kariya kabogisi. Undi yatangiye kuba yavuga ati ngo iki? Ibyo ni ibiki wa mwana we? Igute watinyuka kuba wavuga gutyo? Ibyo ni ibiki urimo uravuga? Etani we, urimo urabiri? Ubwo nyine wa wundi yahise ahamagara ati Etani we, hagarika kuba wanyirengagiza kuko niwe ndimo ndashaka. Icyambere ni uko utazi kuri mu byago, icyambere ntago bizi kuri mu byago. Ibyo ngibyo rero ni ikintu ndi mukubwire, abasirikare bawe mu kanya ntago barashobora kuba bakurinda, kubera ko ubwami bwa Siriyawo twe turarenze. Ibyo nibyo bintu wakagombye kuba wamenya. Vuba aha ngaha uraza kuba wabeba ukuntu ibintu biri buze kuba byagenda. Umusirikare nyine cyangwa se rewe nyine yatangiye kuba yakanga avuga ati abasirikare bawe mu kanya ntago baraba bashoboye kuba bakurinda, ibintu byose bigiye kuba byakurangiriraho, kubera ko umubiri ari ubusa. Rero nta kintu na kimwe bari buze kuba bakora. Dore ikirere cyatangiye kuba cyahinduka. Umukobwa niko yatangiye kuba yareba ku mutima ati bigiye kuba byaba. Umukobwa yapanze iki? Umukobwa yapanze iki? Dore minisitiri nawe yatangiye kuba yavuga ati nyiricyubahiro, dore imvura igiye kuba yagwa, imvura igiye kuba yagwa. Umukobwa ariko aravuze ati bigiye kuba byaba. Niba ari ibiki bigiye kuba byaba? Dore undi yatangiye kuba yavuga ati ariko noneho ibintu ndabona bigiye kuba byaba, n'imvura iraguye. Ubu se ninde uri buze kuba wabatabara? Byonyine no mu ijuru byonyine nabo ubwabo ntibabitabarira, kubera ko ibintu byose byarangiye. No mu ijuru ntago babitabarira, ahubwo nyuma y'intambara ndagira ngo nkubwire ati ikintu nshaka ni umutwe wawe, kubera ko umutwe wawe niwe ndi buze kuba namanika ahantu, ndi buze kuba nakubaka tuwarete yanjye. Uno mugabo nicyo kintu nyine yavuze ngo araza kuba yakubaka tuwarete ahantu bari buze nyine tuwarete ngo azayubaka ngo ahantu umwami arara, ariho ngo azajya aza kuba yakorera ibyiwe, agatangira ati muri uno mujyi ibintu biraza kuba indi nkuru. Nicyo kintu nakakubwiye. Rero ibintu byose biraza kuba indi nkuru. Sinkeneye kuba nakubwira gute cyangwa se ngo nkubwire iki, ariko icyo ukeneye kuba wamenya nuko ibintu byose byakurangiriyeho. Wowe urimo urabyumva, wowe ujya ku mavi unsaba imbabazi hakiri kare, kuko imvura igiye kuba yagwa, sibyo? Igira vuba vuba, kuko Siriyawo ubwami bwacu ntidukina. Umwami niko kuntu yatangiye kuba yavuga ati kigoryi. Ubwo atangira kuba yavuga ati Marikosi we, ndagira ngo nkubwire ikintu tugomba kuba twakorera bano bashenzi. Ntitugomba kuba twabagirira impuhwe. Aba bashenzi ntabwo tugomba kuba twabagirira impuhwe. Rero tugomba kuba twagerageza kuba twakora ikintu ku buryo kiriya kigoryi tuza kuba twagifata kiri kizima. Undi niko yahise avuga ati ngo nyiricyubahiro, nk'uko bivuze turaza kuba twabikora, ariko ngomba kuba nabikora ngewe rwose nk'uko mbikubwiye. Ndabikora ndakizana ari kizima. Umwami nyine yaravuze ati bitewe n'ibigambo gifite, kiriya kigoryi ndagishaka ari kizima, kandi ndabikubwiye. Ntabwo nshaka ko nyine biri buze kuba byateza ibibazo. Undi yaramubwiye ati cyane, nk'uko umpaye itegeko ngenda bikurikiza cyangwa se ndabikora. Umugabo nuko nguko nyine yagiye, ariko nyine ngo kiriya kigoryi cyariwe ngo aragishaka ari kizima, agomba kuba yakibona ari kizima. Umukobwa nuko nguko yarebye, ariko hari ibyo arimo aravuga ngo yateguye, ntumbaze ngo ni ibiki. Yatangiye kuba yareba akabona ibijojoba birimo biramanuka. Dore ibijojoba, dore ibijojoba, ibijojoba byaramanutse. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati wow, birimo biraba, ni imvura ya nyawe kuko nk'uko byari byanditse imvura yaraguye kino gihe. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga. Rero nawe agatangira kuba yahamagara ati Etani we, urimo urumva ibintu ndimo ndakubwira? Muri kano kanya uri umupfu, uri umupfu. Umwami nicyo kintu nyine batangiye kuba bamubwira ngo ni umupfu.
ariko arimo arabireba nta kintu na kimwe arimo aravuga. Undi agatangira kuba yavuga ati dukora iki muri kano kanyara, dukora iki? Umukobwa nawe agatangira ati ntimugire ubwoba, nta mpamvu yo kugira ubwoba, ibintu byose bimeze neza, mfite imipangu. Barahindukiye ati ngo iki? Ufite iyihe mipangu wa mukobwa we? Imipangu ufite ni iyihe? Umwami niko yahindukiye aramureba, aramwitegereza ati imipangu ufite ni iyihe? Imvura yatangiye kuba yamanuka, imirabyo irakubita. Umukobwa ariko yatangiye kuba yavuga ati mwebwe hano mwicare mwirebere ibintu bigiye kuba byabera ahangaha, ni ibitangaza. Umukobwa ngo hari ibyo afite, yaravuze ati ni ibitangaza, ndaje mbereke ukuntu tugiye kuba twabigenza cyangwa se uko tugiye kuba twabikora. Umwami nawe nuko nguko arimo arareba. Umukobwa rero yaravuze ati muri kano kanya ntago ari mwebwe muri bupfe, dore abagiye kuba bapfa ni bariya bigize intwari, nibo bagiye kuba bapfa bitewe no kuba batinda nyine kuba bakataka cyangwa se nyine kuba batatatse kare, bagiye kuba babigenderamo. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga. Ubwo minisitiri agatangira ati ariko ibyo bintu urimo uravuga ibyo byizero bibikuye he? Gute uvuga ibintu nk'ibyo ngibyo bidakwiriye? Imvura ni nyinshi cyane, ahubwo bagiye kuba batwataka. Ibazi ni iki twakora muri kano kanya? Umukobwa yaravuze ati twebwe turatera ntago duterwa. Ubwo nuko nguko hari ibyo yohereje. Ubwo umukobwa hari ibyo yohereje, abandi barabireba. Tayari dore ngarohereza mwiki, ndagira ngo ndebere hari ibyo yohereje. Abandi amashanyarazi yarabakubise, dore umukobwa ngarohereza amashanyarazi mu basirikare. Amashanyarazi yarabatikuye, amashanyarazi arabatikura bose. Tayari umukobwa akoze akazi, dore amashanyarazi bano ngarabacamo. Ibi bintu ni ibiki umukobwa akoze? Ariko ibyo ari byo byose reka twizere ko biri buze kuba byakora, kuko ashobore kuba agiye kuba yahindura amateka. Simbizi, nubwo nukureba no mu bitaro nako mu bitabo baranditse nyine ibitandukanye n'ibi ngibi, ko haje kuza umukobwa uvuye muri kino gihe agakora amateka. Ubwo wasanga ibintu birimo birahinduka. Harya ngiri si ryo geno? Umukobwa arimo arahindura igeno. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video wayibonye. Iramutse yagushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace ni ku munsi w'ejo